Call me Itangishaka as usual. This is Imanos Tandukanye. Here is a small preview of the video you are about to watch. Keep enjoying our video. Peace and love. Ewe umusaza aragira ati wajyonye ababyeyi bayikuyemo. Hejuru ibintu tuba twakoze tunabereka Kigali yacu byo bababwira ko ari bya bindi umutekano isuku ni hejuru cyane muri Afrika cyane nk'abantu bumva ngo Kigali bibereye Burayi babazi ko ari nk'ahantu h'amatongo ibyo biri babona ari ibintu ngo beditinze ari amavideo beditinze bwira umuntu utekereza gutyo uri mu mahanga wamubwira iki umva sinkubeshye bimwe abantu birirwa bavuga ngo barashaka kujya kuba muri Amerika ngo kuba ku kamiliyoni kanje kamwe mba numva Kigali ntayivamo nta nahandi wajyana. Welcome to Imanos Tandukanye. Imanos Tandukanye is a YouTube channel that shows different talents from Rwanda. We promote art, entertainment, and creativity to help share the beauty and potential of Rwandan talent. If you love Rwandan talent and want to support this project, please subscribe, like, comment, and share. Together we can promote our talent and turn them into great opportunities. Peace and love. Hello once again, Itangishaka umunyempano higa abandi umujene barahamagaye ati ngwino twereka abantu Kigali cyeye ifite umutekano nanjye nyicemo njyane kwipine rimwe ry'imbere ubundi rwose umujene akarambarara ukagira ngo hari ibindi bintu bimufashe ngira ngo murabibona ntucikwe n'iyi video girebe kugeza irangiye urabashyikiye impano z'abanyarwanda. Ikindi aragira ati freestyle ni yanjye ni njye nashobora kuryama mu buryo kandi nkanagenda urugendo runini uwumva yiyaminiya yandike muri comment ubundi uzaduhuze and challenging ati freestyle ni yanjye abandi bicare bige. Hano ni mu Biryogo turavana mu Biryogo tujya no mu tundi duce dutandukanye tw'umujyi wa Kigali. Ntucikwe reba iyi video kugeza irangiye maze wirebere impano idasanzwe y'uyu mujene. Let's go. Umurara yifunga cyari niho kabisa arambye burya ndajya kukwerekana hano ndi buryame ahangaho gufasha urugendo rwerekeza ahangaho gufasha urugendo tweregezayo ahandi hantu agiye gukora mwebwe nimugiye kureka byita turaje tubahereze show. Abantu muzi kwitegereza neza ngira ngo ahamura hasi kaza bateka mbanze nema kabaga kanjye ubundi nsunike neza. Yarakomeje umuhanda wa Kigali avuga ati reka njye kubereka ahandi hantu ubora kurya gahunda niyo kubereka umujyi wose w'umuryango. ahangaha umusaza muramubona kabisa ajya gushaka indi seta akorera. Abazigegera hano hantu murahazi Gengo mezi yewe sala tike utishinga kapo
ugatanatana the bullet uriya husurwa inzehuri nka come on byoroshye metsi ye bigeze ni gake metsi ye kugafata n'ingume ariko bisarangira gafashwe oya metsi ye habo isara metsi ye nubwo kwiga ari ingume ariko bisarangira gafashwe byoroshye metsi ye bigeze ni gake metsi ye Kigali ryose ariko bisarangira gafashwe oya metsi ye habo isara metsi ye nubwo kwiga ari ingume ariko bisarangira gafashwe turiya metsi ye the bullet yaje abakoma cyane birangana murabona ku skate G the bullet n'umusaza ku maruri blade ku skateboard imbere cyane bikora cyane iminsi imwe imizi bariza minsi ye wigeze ubona bullet ku cyapa cunje mushaka ko napfa ukimoto kekadande none ndayingi ni marayi umujene ahangaha rwose yitambukira nk'abamodo agenda neza cyane wagira ngo ari kumodaringa kabisa reba Kigali ikeye ariko reba ibitisha reba umuhanda ukesha kubuye isuku ni yose umujene asubira hasi cyane murasubira n'amariyose nayicaho ntara iyi ngiyi ni mariyose abazi murazi yongera vayo cyane gafatwe n'ubundi nuteze gukora ubukwe imitsi ya daho kiceni areba yashaka ibafu ravu rwinshi ku cyaka atarateganya no gushaka wiyizirikaho hatutazavu yivanyeho lungu kiceni wiyizirikaho hatutazavu yivanyeho lungu byoroshye metsi ye ndabona abana bagiye kuza ateza abantu ugasanga batuguye gitungu ndeka nigendere gabanya kavuye wisala ndabizi nzabigeraho bizatinda ariko bizacamo byoroshye metsi ye wipembe ni metsi ye byoroshye metsi ye bigeze ni gake metsi ye kugafata n'ingume ariko bisarangira gafashwe oya metsi ye habo isara metsi ye nubwo kwiga ari ingume ariko bisarangira gafashwe byoroshye metsi ye bigeze ni gake metsi ye kugafata n'ingume ariko bisarangira gafashwe oya metsi ye habo isara metsi ye nubwo kwiga ari ingume ariko bisarangira gafashwe ubundi iyi ni Kigali yose turi kuzenguruka tukata akarompuwe gatoya gusa rompuwe y'umujyi wa Kigali ngira ngo muri kuyibona murarazengurukamo neza cyane kuko iyi moto karenze ahangaha dukomeza za minikofini ubona tuba tugiye kureba niba umuhanda ugifunze yari ka friday reba ahantu ubundi nanjye mvuga reka abanyarwanda mbereke so ariko tugera hano dusanga ka friday yarangiye twita twikatira hano umurara arasimbuka hariya neza cyane camping imeze neza cyane hariya reba murakabona umujene arakomeje neza cyane avuga ati gahunda ni kwereka Kigali ikeye kandi ndyamye ngira ngo muramubona nguyu hano inyuma ariko hano tugeze ntabwo byemewe kubafata amavideo reka twongere tugaruke mu kanya ni gato cyane nk'uko twari tumaze kubibabwira twari twavanyeho kamera igice twari duciyemo ntabwo byemewe gufata video kandi ibyo wakora byose ugomba kubahiriza amategeko y'ubuyobozi bw'igihugu cyacu cyiza ubwo rero tugiye gukomeza hano kuri eperi tutanaberekeza peyaje ariko tugera hepfo gatoya tuhita dukata twerekeza kwa moshoni gahunda ni ukubereka Kigali ikeye ibiti byiza cyane imihanda isa neza
umusore nawe akavuga ati reka mpanyure rwose mparyamye, aragarama kuri skate, ariko hano twari tugeze mu masangano y'imihanda, akahita nawe afata feri neza cyane tugakomeza imbere, nanjye muyoborana turahita dukata iburyo bwacu. Ubu hano mbese ni njyewe mba ndi ecopilot we, umujene akahita akata neza cyane kabisa. Dukomeza uyu muhanda niwo werekeza kuri ambasade ya Canada, abahazi n'abakongomani, mbese umusore akahita aryama, nanjye nkabara nk'impano zitandukanye nanjye ndabereka, ubundi tubahe show. Reba ngira ngo rwose umujene ufite impano idasanzwe, hano skate turayanditse nk'ijana. Uyu niwo muhanda rero werekeza kwa Motion na ambasade ya Canada ndetse n'abakongomani, akongera agasubira hasi cyane umujene. Nanjye nkavuga ni nk'impano zitandukanye ngomba kubereka kabisa impano idasanzwe y'umujene. Turakomeza umuhanda ugenda wa Canada nk'uko nababwiye, gahunda ni ukubereka Kigali ikeye isa neza, ubundi umujene akavuga ati reka nanjye nyenjoyinge ndi kunyerera ku mapine, ndyamye ku ipine rimwe ry'imbere. Banyarwanda, ninde utakwishimira ibi bintu koko? Tubibutsa ko iyo ukanze like kuri iyi video ukaduha igitekerezo cyawe muri comment, nawe uba ushyize itafari ryawe ku mpano zitandukanye, mbese uba ushyigikiye impano z'abanyarwanda. Umujene rwose akagenda amodaringa hano neza cyane, ayifiringa n'abamodo. Arya n'ifoto mubwiye ukata iburyo, umusore yari yancitse kare. Hano iyo yambaye skate, mana yanjye umva, nawe rwose abafite ikintu kitwe sukuri, kumuhagarika biba bigoye, kugira ngo muze biba bigoye, mbese yambaye inkweto nawe yeba narayifiringa rwose kabisa, urabona ko ari ibintu bye. Ahangaha nari mpagaze ntegereje ko agaruka kugira ngo dusubire mu cyerekezo cyacu. Mbibutsa ko iyi ni impano zitandukanye channel y'abanyarwanda, aho izayibereka impano zitandukanye z'abanyarwanda. Aha nari ndi kumubaza ntese ko ndi kuguhamagara ntiwumve bimeze gute, arambwira ati burya rero mba negetseho, nambaye udu headset kugira ngo numve n'akaziki. Aha twari dusubiyeyo kugira ngo duce mu cyerekezo twari twageneye kunyuramo. Mbibutsa ko gahunda ni ukugira isuku, nk'uko turi mu gihugu kidusaba kugira isuku, ndetse natwe isuku ibe umuco. Ntabwo twaba muri Kigali ikeye gutya ugiye umwanda rwose, ntabwo byaba ari byo kabisa. See the bleeding ya mana we, mbega ibiti, mbega amazu meza y'ikegiwe. Hano umujene yari ahagaze amaze nese byunzwe byakurenze, uri gushaka iki mu gikapu? Hano akambwira ati hano mba ngomba gufata akabombo kugira ngo nongere agasukari. Nanjye hano yarandemeye ku kabombo, atereka twongera agasukari, nta kundi, ubundi dukomeze tubahesho. Hano umujene arongera guheka agakapu ke hano ahangaha, kugira ngo murabibona, kandi kubereka ko ari akabombo kugira ngo mutagira ngo ni ibindi bintu wenda tuba dukoresha, ni bombo zisanzwe, ubundi tuhita twikomereza show yacu. Umujene ahita asubira hasi cyane, nanjye nkamubwira wibuke noneho ni ugukata iburyo. Umujene mbona aheze hasi, nkamubaze se urakata uryamye? Ati reka ngiye gukata ndyamye, ibyo ni ibintu byesha. Umujene uburyo aryama akahita anakata ikorosi rwose. Nawe akabaza ati ni iki kintu mwamburanye ko shonyi ibaha? Mukanze kuri like mugatera comment ko muba mushyigikiye impano zacu, mwe mubibuzwa n'iki? Nyamuneka iyi mpano idasanzwe, ni umunyarwanda yitwa MT The Bullet, amazina ye nyakuri yitwa Muhire Theogene, akaba ari n'umwe mu bakoci ba Rwanda Bullet Skaters Club, umukoci mwiza cyane kandi w'umuhanga. Ahangaha twari dukomeje, reba Kigali, ariko reba Kigali, reba ibiti sha, ni umuhanda ukesha. Umujene agasubira hasi cyane, nanjye nkahita mukurikiza drone, ariko
umujene kubera ukuntu aba ari kuri speed ya hatari kugira ngo drone nayo ubwayo imwegere ntabwo biba byoroshye kabisa. Ambwana imbere hari akadoda nakavuga ati mba mbibona neza akahita ava hasi cyane banarya n'ifoto kabisa. Umujene ahangaha twaye dukomeje, uyu ni umuhanda uca ruguru ya ambasade y'abakongomani ukomeza ujya aho bita Sheikh John. Ahangaha ngira ngo abazi Kigali mwebwe murahazi. Ahangaha twaye dukomeje tugiye mu kindi gice twari tugiye gukoreramo. Umujene akavuga ati ngiye icyo niyemeje ni ukubereka impano irasanzwe mfite kandi nanabereka Kigali icye. Aha twari tugeze aho ihuriro ry'imihanda riri, turabareka tubanze tuvugane gato. Rero n'amagambo yashize yashize mbazengurutse Kigali n'amaguru ariko ubu ngubu nyine ndacyakomeza kuvuga ko ari hano toreje kuzenguruka Kigali. Uracyakomeza? Ndacyakomeje. ubu no muhanda nugana inyuma ya Great Hotel. Turashaka kumanuka agahanda kameze neza kamanuka kuri bivuge tugenda, ariko bivuge tugenda aho hafi kuri La Gardienne. Noneho finali ndumva twaza kuyirangiriza kuri Ghetto. Okay, nkuko mubibona aragira tugiye guca inyuma ya Great Hotel, ubundi finali tuyibahere kuri Ghetto, umuhanda umanuka cyane ufite ikorosi rya Gandi. finali no kuyibahera muri Ghetto. Ariko nibavuga Ghetto nibagiye ngo nahuba. Oya, ni Ghetto n'umuhanda, ibaza umuhanda bise muri Ghetto ushobora kujyaho gatura n'uve. Ibaze noneho ugiye gukata muri Ghetto, rero abanyarwanda bumve kabisa. Ni umuhanda uteye ubwoba, abantu bajya biyaminiye bamanuka bakora ikibuno hasi. Bivuze ngo ubundi ni nawe wenyine uhamanuka kuri skate. N'abandi barahari ariko bagerageza mbona bakora ikibuno hasi. Noneho wibaza ahandi abantu batabasha kumanuka bisanzwe, mamanuka njyamye n'akaguru kamwe umuryamo wawe kabisa. Izo sene zose ndaza kuzibereka niho turi buzitoreze. Habuze umusoro aravuze ngo umaze imyaka ngaho ukina skate. Ubu uyu ni uwa 16 naritangiye 2015 nawe utangiye 2010. Bivuze ngo umaze imyaka 16. Ni 6 iri hafi kuzura kabisa. Noneho bifite rezo rero. Kandi nta munsi nayihaye agahenge twe. Kigali neza ahantu barahabona. Ubuse n'iki kintu wabwira Abanyarwanda rero bitabire siporo kandi natwe tuzikora n'abatazishoboye bajye baduha feedback y'ibyo babonye. Nk'umujene nkanjye zenguruka Kigali, iyo mbuze umuntu n'umwe uvuga ati wabikoze wabyishe ntago mwamutubaniye namwe karatererane mukabone no kwazamuka ugenda amaguru bisanzwe haragora. Kano kantu urucambya ikaze cyane. Ese iyo ugeze ahaterera wowe wumva ugifite imyuka? Ntabwo hagenda nkatambika ariko hose ni no stop kabisa. Ese buriya abanyarwanda bajya bibuka ko iyo barebye ikiganiro kikarangira baba batubaye motivation yabo, baba baduteye inkunga ikomeye, ariko abenshi bugira ngo kandi hari nabo batwara ama megabyte yabo internet zirangira babuze icyo bazikoresha. Nakamenye ko yarangira natanze support kubanyempano cyane rwose. Ubu dufashije n'igihugu muri rusange, kuko iyo tumenyekanye tumurika n'ibikorwa byacu n'igihugu duturukamo. Cyane ko nibi ngibi turimo, niba tugaragaza Kigali ikeye natwe turi gutanga umusanzu ku gihugu cyacu. Cyane bivuze ngo ahandi tugiye gukorera ni hano MTD Bullet, ubwo tugiye kumanuka hari abahuye n'abana atari ko namwe burya muzaze mwige. MTD Bullet inshuti y'abato, kabisa. Urakazi sha, ubwo turahera hari haruguru. Hari haruguru niho tugiye guturuka. Nazo zaryamye, reka tugere. Turaryama noneho. Yewe kuryama gusa hano hantu uramanuka harya. Banyarwa va mu nzira kadobo. Umanukane nk'ubyami. Oya Chariya uje inyuma muri kamera. Wowe umwana. Okay. Tugiye kumanuka hari. Iranga abanyarwanda barareba. Aha nagiye kumanuka ryamye ngefiriye. Okay. Let's go. Gahunda ni ukuryama.
Mujene amanuka hasi gutya kabisa. Ni wa wundi bita MT de Bullet Kabisa. Baraguresha. ahangaha umujene skate yari yanditse nka 200 agaramye rwose banyarwanda sha mva ubu koko ni iki mutakora ngo mushyikire impano zacu natwe tuba twaberetse ibintu birenze aba ni abanyarwanda babikora ntabwo ari abanyamahanga benshi mu bizi Burayi bino bintu ariko umujene hano akahaguruka akahita yongera akagenda akorera dodan ubundi akavuga ati reka mite nsubira hasi cyane. Uyu muhanda rero uva ku gice cyo kubisima umanuka werekeza La Gardienne aho uza ugahura n'umuhanda uva mu Kiyovu nk'ahahoze za Rura werekeza hepfo kuri Serikere, ubundi hano akaza yegereye mu masangano y'imihanda akahita anabyuka akahita afata feri akavuga ati buriya nanjye iki ni ikinyabiziga ngomba kubahiriza amategeko y'umuhanda. Umujene rwose agahagarara neza cyane, ahagarara neza cyane umusaza. Abanyarwanda bari kubibona hano ahangaha ngira ngo twari duhagaze nyine turi kuvuga igice tugiye gukurikizaho atubwira ati ubu tugiye gukomeza ku gice cya ruguru mu Kiyovu aho bakunze kwita muri ghetto, niho tugiye gusoreza show yacu. Namwe icyo tubasaba mujye mukurikira impano zitandukanye, gahunda ni ugukomeza mukareba video yacu kugeza irangiye ubundi mukareba igice tugiye gusoreza aho bise muri ghetto. nanjye nafite amatsiko maze se muri ghetto ubundi ni ahantu hameze gute, ni ahantu bahise muri ghetto kandi ati muri ghetto ni ahantu hamanuka cyane wagira ngo hari uwamanutse wahagwaga ntiyabyukaga, ariko hari harimo no gutebya cyane kwizamukira. ahangaha twari tugeze ni hafi y'ahahoze Rura cyangwa se kuri ya hoteli bita Hillview. Hillview ni bahita ngo kiri ahahoze hoteli Kiyovu. Ntabwo Kigali nanjye nyimenyereye, ubwo turagenda yebana hano rwose tubona ibiti bimeze neza cyane, imihanda isa neza agenda yisuhuza abanyakigali ati abanyakigali mwaramutse namwe, ariko nabo bakimubona baba batangiye kuzamura udukamera twabo dubafotora ati tubona icyamamare. Reba ahangaha twari tugeze ku muhanda ujya muri ghetto, dore ngo nuri ujya muri ghetto sha. Reba izo ghetto sha, dore ghetto sha, reke hahandi murara mwita muri ghetto ari mu mibyuko sha. Wabonye Kigali isa neza, nanjye nkabaza ariko se ntabwo urananirwa muzehe? nawe akagira ati nta gahunda yo kunanirwa mfite, nzananirwa napfuye, ubu ndi kwiyuburura. ati ubundi gukora ya tekinike y'inzoka bita kwiyuburura. nanjye ngomeza mutunga drone yanjye twikomereza ariko reba Kigali sha, reba Kigali isa neza, reba ikirere sha, blue sky, reba ibiti sha. barangiza aho ngaho iyo ngiyo urishaho bakirirwa bakubeshya ngo mu Rwanda ngo nta mahoro ahari, ngo reba Kigali uburyo tuyenjoyinga twibereka ngo tusamapine tukikatira tujya muri ghetto. reba ghetto sha, wabonye ghetto sha, ureke iyo mibyuko yanyu sha. umujene akahamanuka neza cyane ku gaskate ke. ariko banyarwanda cyane cyane reka nivugire ku bantu bafite siporo mu nshingano, harabura iki kabisa ngo uyu mukino mwegera aba bajene bawukina ubu mukino kabisa. aba bajene bakina bakagira amakompetisiyo, bakagira amahugurwa ahagije muri uyu mukino ku buryo banitabira amarushanwa akomeye. Abajene twagerageje kuganira n'abandi muri bo, abenshi batuvuga ko bitabiriye n'amarushanwa, harimo n'abagiye bitabira amarushanwa muri East Africa, ariko ntawe urabasha wenda kurenga ku rwego rwa East Africa. ariko ngira ngo hari nuko batabaho no gutegurwa neza. aba bajene ukurikije umuhate, impano bafite muri uyu mukino wa skating, ubona ko kabisa uyu mukino ushyizwemo imbaraga waba umukino mwiza ukomeye kandi ukunzwe n'abantu, ndetse abajene bakaba bakwitabira n'amarushanwa ku ruhando mpuzamahanga, nabo bagahishishemo igihugu cyacu muri uyu mukino utamenyerewe cyane inaha. ntufite ubwoba bwo kumanuka hari? mfite ubwoba bwo kwazamuka kurusha kwamanuka. kwamanuka wanaryama ariko kwazamuka nisi ntanahumiriza kubera nayifashe mu mutwe. umusaza ngo yahantu ari kureba ghetto, reba ni ruguru iriya, hano kwazamuka ubundi ngo ni Karuvariyo. ubwo tugiye gukora inzira y'umusaraba tujya hariya, twagiye ni Karuvariyo, ariko nawe ndabizi urarenze. hano nta kuhasekera, uhita uharakarira ubundi ugiye kwazamuka. umusaza tereka mparakarire, twasize harakariye natwe reka tuboneka
twongere guhura ariko hamanuka turebe iyo geto ukuntu ayimanuka ngo uriya dore geto wabonye yagiye kuharangiza cyane karubari yo kokudo ndebe cyokoze ngomba ukuntu ari karubariyo hano ni mu rucambyaro reba naharangiza yifashe mu mayunguyungu ati mama yake na mama we atutarabyara biba biwaniyemo yewe gawe umusaza aragira ati wajyonye ababyeyi bayikuyemo mbega nese umusa tugiye kumanuka rero turyamye n'akaguru kamwe tumanuke gutya mbo byaraye pora abonye harimo ikorosi ryatanye wahamanuka uryamye buri namanuka ndyamye mu ikorosi kugira ngo makinge ushobora ko nta modoka nkabyuka namara kurirangiza ngo nkaryama cyangwa tuzane umwana turebere hari ntabwo nari reka tubanze tuzane umwana ahubwo turebere hari kugira ngo hamanuke uryamye noneho byanyabyo nta muntu abanyarwanda banabimenye ko bihari cyane reka turebe umwana umwe muri timu hanyuma aze aturebera hepfo nabo turi kwareba urabona ni karuvariyo ubundi reka twongere guhura tugarutse kumanuka gato rebe Kigali we yesu ubu hano twari tugiye kureba umwana umwe kugira ngo agende aducungire epfo hariya mujye mureba na location ya mujye muri location ya karabu yacu aho iherereye kubera ko hari ahantu uhamanuka uri kwirara umeze nk'udatekereza kandi uyu mukino turi kuwukora kugira ngo abantu barusheho kuwukunda ariko tuniporoteja ntabwo ari ukubikora nk'uwanyweye itabi wati ubu hano tugiye kureba abana muri timu ya Rwanda Bullet Skaters Club kugira ngo baze bafate ibyerekezo tugiye gukoreramo banaturebere location neza kugira ngo turinde n'ingingo zacu igihugu kiradukeneye mana nta pièce de rechange y'umuntu ibaho kiradukeneye kabisa niyo mpamvu ibyo dukora byose hagomba kuba harimo n'ubwenge ntabwo isiketi wayitwara udatekereza neza gusa abana baba bakiri gukora ari ngaho bamahe batangiye kugeraho babajeni bari dore uwa mbere nguyu kugira ngo muramubona bagiye umusaza mvuga ati gende dusange timu n'uyu ni umwe muri bo abajene ngaba none wabo babibereye bakirinda sha abandi nabo bari hano bavuga bati kandi mirongo bari kuruhuka bari kumwe na coach Elam uwo ngowe niwe waciye ibintu bigacika hari yagaye ngo dukore ikiganiro ntacyo turi buguhe uyu munsi MTD Bullet akabageze mu bapeti be twita tunakomeza kumanuka muri geto uri kumva uhagarare mwa wa muhanda hari umuhanda uturukamo hino hari n'uva hiri uburyo imodoka banayibwira ati hagarika imodoka yose bibizi nawe turahita tuza kugukora hano twereke we turakorera hano ya video rero twe kuko turaje bose bagezeyo ariko uko bisa kose ntitwabatanga duturutse mwabari danje ubwo bivuze ngo ubu noneho hano turi ni MTD Bullet nanone tugiye gukomeza ya gahunda yo muri ghetto dore ghetto inzira ijyayo niri ariko nibavuga ghetto ntihagire no yama ibyuko muraramo mwise ghetto uburi dore ghetto ni izindi baba babeshye hano tukaba dutangiye urugendo rwerekera muri ghetto sha sibyo ariko noneho y'umurana na musangwa agera noro tagendemo gake ari kuvuga dorobe bana man ntabwo usanzwe man baza ko noneho uri gusiga dorobe ngakwirukanka wati biterimo sponsor ariko umurara drone agira utakana ishinga kapu gatana The Bullet uriya huzurwa inzehuri nka come on cyoroshye metsi ye bigeze ni gake metsi ye kugafata n'ingume ariko bizarangira gafashwe oya metsi ye habo isara metsi ye nubwo kwiga ari ingume ariko bizarangira gafashwe cyoroshye metsi ye bigeze ni gake metsi ye kugafata n'ingume ariko bizarangira gafashwe oya metsi ye
ku matrap mba ku mahit mba ku maskate G the bullet n'umusaza ku maroli blade ku maskateboard imbere cyane bikora cyane iminsi imeze bariza minsi ye wigeze ubona bullet kujya ukatira hano imbere bihagararira ureke ngo ukatirure Dorusha mwa kata burya akindana kata dore yo muvu banyarwanda niba mutabikunze ikindi yaba ari amahane umva tanga message iherekeza ibi bintu tuba tumaze gukora banyarwanda kazi batubona basi turi mu nzu mane tumuvinga hano uje mudusapotinga murebe impano zacu murebe icyo mwatubwira mwadutukanye nebwo azaba ariko mwarezwe niko nabibwa azaba ari yo ndero mwatubwira ni ukumva ikibava mu mitima yanyu kabisa turashaka kumva icyo mutubwira hejuru ibintu tuba twakoze kabisa tunabereka Kigali yacu byo bababwira ko ari bya bindi umutekano isuku ni hejuru cyane muri Afurika cyane nk'abantu bumva ngo Kigali bibereye i Burayi baba bazi ko ari nk'ahantu h'amatongo ibyo biri wabona ari ibintu ngo beditinze ari amavideo beditinze bwira umuntu utekereza gutyo uri mu mahanga wamubwira iki umva sinkubeshye bimwe abantu birirwa bavuga ngo barashaka kujya kuba muri Amerika ngo kuba he ku kamiliyoni kanje kamwe mba numva Kigali ntayivamo nta n'ahandi wajyana kabisa ubundi ukamuvinga wiryoheye wenda nawani emi bihagije Kigali ukaba uyiryohamo ase wa mugani nk'umuntu wumva ngo ari nk'umuntu wumva Kigali by'akavuga ngo ariya ni amavideo ngo ni amafoto beditinga ubu se ni inedi wabonye Bruce Sky ubu nasa turasheditinze reba Kigali ryoshye ubundi bavuye ngo babeditinze sha kabisa ubwo twongeye guhura muri video zikurikira nk'urutaka ibyuzi n'ibyo ntuze byagiye kinca fresh peace and love ciao